uko wakoresha interineti y'ubuntu kuri simukadi ya MTN. Mu bihe bitandukanye hagenda hagaragara ama application atanga interineti y'ubuntu kuri simukadi ya MTN na Airtel. Uyu munsi rero mbazaniye indi application itanga interineti y'ubuntu kuri simukadi ya MTN. Iyi ni application abantu benshi batari bamenya, bivuze yuko nutangira kuyikoresha uratangira kuyikoresha mu ba mbere babonye iyi application. Hari abantu batizera yuko izi VPN cyangwa se izi application zidatanga interineti, gusa abantu batangiye kuzikoresha bazi neza yuko bamaze igihe kirekire batagura interineti. Hari abantu bafite ubuhamya bw'uko batagura interineti ahubwo bashaka amakuru kugira ngo bamenye application nshyashya cyangwa se application igezweho muri icyo gihe itanga interineti. Muri abo bantu rero niyo mpamvu nawe ugomba kubinjira muri mutero wakora subscribe ugahita uyikora none kugira ngo utangire kwinjira muri abo bantu. Video nimba bayikunze urayikinge video, ni ukuvuga ngo iyi application imaze igihe gitoya, ni ukuvuga ko abantu benshi batari bayimenye. Niyo mpamvu nanjye nje kuyibereka muri iki gihe kugira ngo mutangire kuba mwayikoresha, ariko bidakuye yuko namwe mugomba kumwakora ubundi bushakashatsi mukamenya andi ma application agiye atandukanye abari kwifashishwa. Iyi rero ni application igezweho muri aka kanya. Tudatinze mu bintu byinshi kanze mbereke ukuntu wayifitira muri telefone yawe. Tudatinze mu bintu byinshi reka manze nabereka yuko kuri simukadi yanjye nda interineti mfiteho, cyane yuko abantu benshi bahita bavuga yuko ufite interineti kuri simukadi. Reka turebe yuko dufite interineti yacu kuri simukadi, hanyuma dufungure application yacu kugira ngo tuze kureba yuko nimba iri gukora. Niba muri kureba neza iyi simukadi uri kubona ko kuri balance nda amayinite dufiteho. Hanyuma reka turebe kuri interineti, turebe yuko nimba naho nda interineti dufiteho kuri simukadi yacu ya mbere ya MTN. Hanyuma naho uraza kubona yuko nda bando dufiteho. Hanyuma turebe kuri simukadi yacu ya kabiri, hanyuma turebe ko naho dufiteho bando, nidusanga tudafiteho bando hanyuma naho mbiza kubereka yuko ibi byose biza gukora tudasabye ibintu byinshi. Turebe yuko nda interineti dufite kuri simukadi zacu zose, hanyuma mbereke ukuntu muraza kubibona. Uko muri kubibona rero murabona yuko nda interineti dufite kuri simukadi yacu, ariko hari hejuru mba muri kureba neza muri kubona yuko hariho akantu k'agafunguzo bivuze yuko ndi gukoresha VPN. VPN rero tudatinze mu bintu byinshi, VPN tujye muri Google Play Store yawe, hanyuma downloading application yitwa gutya Speednet VPN. Iyi ngiyi hanyuma uraza uyidownloading, numara kuyidownloadinga iraza ijya muri telefone yawe. Nimara kujya muri telefone yawe uyikorere open, numara kuyikorera open uhite uyishyiramo ako kanya. Numara kuyikora open hanyuma uze uyifungure. Numara kuza kuyifungura urabona yuko ngewe ariyo byo gukoresha, urabona yuko iri connected ndetse urabona yuko igaragaza ibimenyetso byo gukora, kuko urabona yuko bambaye megabyte zo kuyifashisha ndi gukoresha. Urugero tugiye kureba video kuri YouTube ndetse no kuri TikTok turebe yuko ziri gukora bya nyabyo. Urabona yuko ziri gukora bidasabye ibintu byinshi cyane, nareba video bitangoye cyane, ndetse nuko network zayo ziba ziri kugenda buhoro, ariko ndifuza yuko itari gukora, ahubwo ibiri gukora ndetse ukaba wanareba video ukamara igihe kirekire bidasabye ibintu byinshi cyane. Nkuko muribona batangiye kwamamariza uko ni VPN, bivuze yuko location yacu yamenyerewe muri bya bihugu biri monetize bigaragaramo amatangazo. Rero reka mbereke uburyo buyesara. Kamanze nayifunga, nimara kuyifunga hanyuma mbereke ukuntu uraza kuba wabona file zayo. Tudatinze rero uraza ufungure hano hambere, nimara kuza kwafungura uze wandikemo amagambo Mozambique, hanyuma uze uhitemo hano hambere handitse Mozambique First DNS ahangaha, hanyuma uze uhakore. Numara kuhakora urahita uza ukora handitse self ahangaha kabiri, naho uze uhitemo aho urashaka hose biraza gukunda, hanyuma ukora handitse install. Numara gukora kuri install ushobora gutegereza akanya gato ndetse ziba connected bitewe nuko telefone yawe ibitari yatanga network zihagije kuri iyi application. Uhita ushyiramo akadege, ushizemo akadege gategereza nk'amasegonda 5 ukongera ugahita ugafungura, ugahita ubihuza. Ako kanya bishobora kubita byakunda, gusa njyewe byese bikunda nko mu kanya ngako guhuza urahita yuko ita connected successful, no kuvuga yuko ako kanya imba ndangira gukoresha VPN bidasabye ibintu byinshi cyane.
Iyi video niba igufashije ukore subscribe kugira ngo utangire gutungurwa ndetse no kwibonera VPN zigenda zisohoka kandi zitanga interineti ku buntu kuri simukadi yawe ya MTN cyangwa se Airtel, bidasabye ibintu byinshi cyane, aho ugatangira kwikoresha interineti, ugatangira no gusevinga amafaranga utakaza kuri interineti, dore yuko interineti ari bimwe mu bintu bitwara amafaranga menshi, aho ukaba ugatangira kuzigama amafaranga utanga kuri interineti ukayifashisha mu bindi bintu runaka kugira ngo bize kuba byagufasha gutera imbere. Ubu rero nibwo buryo turimo. Mbibutse yuko im imbogamizi zose uraza kugira uzandike muri komenti, kuko hari n'abantu bafite ikibazo runaka batasobanukiwe n'ukuntu utu video tuba twazikoze, cyangwa se bafite simukadi zitemera VPN kuko nabyo bikunze kubaho, icyo ntugire ikibazo, wowe wandike muri komenti ndaza kugusubiza ndetse nawe ugire inama za nyazo kugira ngo VPN yawe ize gutanga interineti kuri simukadi yawe, kuko nabyo hari igihe bibaho. Ariko niba uri kubona bikunze ukande like kugira ngo tujye turibanira mu biganiro nk'ibi ngibi ndetse no kugira video igere ku bantu benshi. Reka mbabwire ngo asante sana.